hakaba abantu batumva kumbure n'Imana bakoresheje kugira ngo kugisha gucisha bugufi batumva umuhamagaro wawe ukaba uvuga ubutumwa rurangira ngo bose bakwemera uvuze ubutumwa bwose bavuga yego ariko bakagufata umwaka wose bataguhaye gatutse uvuga ubutumwa kora ibindi bintu n'Imana katuzi neza ko ari Imana gushaka ugifite urukundo rw'Imana muri wowe ugwa kwihanganira ibikugerageza byose ukabasha kwihangana ukabasha no gukura Imana imaze kubona kubikishije bugufi no kwihangana igihe cyo cyose izakuzamura umukozi w'Imana yavuze kandi agakunda ngo iteka ryose Imana imbere yo kuzamura umuntu imucisha bugufi iteka ryose imbere y'uko Imana izamura umuntu ibanze kagucisha bugufi ikakwigisha guca bugufi kuko Imana ikuzamura utari gaguca bugufi bizasenya ibintu byinshi kubyubaka Imana ibanze kagucisha bugufi ukabaza ukajya ahantu bagusuzugura bagutesha agaciro imaze kubara ko wagize kwihangana gukomeye Imana ikakubabarira byose rubihanganira byose ko kwihangana kubabarira byose biri ko byose ni imbuto byose muri apartier mu rukundo iyo rubuze nta mbuto wera nta kimwe kiba gihari ushobora kugira imbabazi z'uburyarya ariko urukundo ruhari imbabazi ziza dukwiye kubitangira mu buryo bwo kubafasha hari icyo torushije tuberetse imbabazi 17 yego ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akenye akabona ko mwene se akenye akamukingira imbabazi ze ntamugire impuhwe n'imbabazi urukundo rw'Imana rwaguma muri we Yesaya hanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bumushimisha iminwa Imana irebera ko bayishimisha ariko imitima yabo imbakure muri magambo ntabwo imitima yabo ishimisha Imana ariko iminwa yabo ishimisha iki reka tucyona kacye karacyose bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amarangamutima urukundo ni umwanzuro ni ukuvuga l'amour c'est pas un sentiment c'est une décision urukundo ntabwo ari feelings urukundo ni guhitamo no kuvuga gukunda Imana utegeza kwikunda kandi guhitamo kubera indani mu mutima utegeza kwikunda mu bihe bikomeye n'ibihe bidakomeye kuko mu Mana ntabwo uzahura gusa n'ibihe miziki bimeze neza uzahura n'ibigeragezo uzahura n'ibintu bigushekinga rero mu gihe urukundo rwa rutava ku mutima uzavuga bino bintu ndabivimo ndavyirekeye nigeze kubwira uteka Imana mugena mu bibazo bikomeye bindemereye mbona ntabwo ninzi nabona aho biva naho bija ndavuga Mana ibyo ndimo sindabitahura kandi ndashobora gusenga ntunansubize kuko birabaho kuko abantu bose bari mu gakiza siko ibintu byose bigenda neza hari na Lazaro yapfuye akirira munsi y'ameza nyanyamutunzi kandi yari umuntu akiramuka Imana ni kuvuga mu Mana birashoboka ko wapfa ukenye kandi uri mu Mana ariko nta badayimoni babiri ndabwira Imana ngo rero umukozi w'Imana Eric atwakire kuri Be Careful TV karibu Yesu nashimwe cyane amen mbere na mbere dushimiye umukozi w'Imana Steven twakiriye Imana yo mu ijuru nk'umugisha reka twakire n'undi n'abandi bose bari inyuma ya kamera ubwo ni kuvuga abadukurikiranye aho muri hose inshuti zacu abavandimwe Imana yo mu ijuru bamera umugisha cyane turabakunda aho muri hose uko muri kose turabakunda uko n'iryo tegeko Imana tubwire ngo mukagire idemetse urukundo so turabakunda cyane uko waburi kose so reka rero kwakire umukozi Imana ide ariko ku bantu bashyashya banyita dufatanye Eric cyangwa nitwa dufatanye Eric mfite umugore mfite n'abana Imana yo mu ijuru bamwe umugisha cyane reka twakire umukozi Imana Didi murakoze kunyakira mwene data Eric nyiri Be Careful TV nitwa Didier ngira ngo umenyerewe kuri iyi kamera nuri inyuma baje kumva ijwi ryiwe ari buze kugira uruhare runini buryo bitwunganye no kuri topic tujye kuvuga ijambo ryitwa urukundo rw'Imana ishaka ko tuyikunda yes aho turatinda cyane ariko ntabwo turi bumara umwanya munini ni iminota mike ariko nibura myiza cyane atuma uhembukiramo yes
mukozi Imana Didi yarakoze reka nanjye nsenga yana basuhuza nabo we yari yivuze mu izina. Okay. Murakoze nanjye nitwa Steven Nkurunziza twaturi kumwe na bene data reka bone data Eric adufasha gusenga. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje tugushimira urukundo rwawe wemeye gutanga umwana wawe kinege kugira ngo aze mu isi adupfire kugira natwe tubone ubugingo. Ni ukuri turagushimiye ko wemeye kumutanga ariko agapfa akazuka. Ibyo byose turagushimiye yuko ibi byose yemeye kubikora kandi yari afite icyubahiro afite ubwiza ariko kubw'imbabazi kubw'impuhwe kubw'urukundo rutagira akagero utarondora. Ni ukuri yemera kuza. Ibyo turi gushima Imana ntabwo dukunze kuko turi beza cyangwa barebare cyangwa ko tuvuka mu miryango ikomeye ahubwo ni urukundo rwawe rwinshi. Ibyo turi gushima papa mwiza izina rye rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko warinze Steven kandi ukarinda Didier ukandinda natwe ukaturinda n'imiryango yacu ukatugihumeka nk'uko bazima. Izina rye rihabwe icyubahiro. Witeka turakwinginze ko tukiri mu isi turakwinginze ubanze tubabarire aho twaba tutarakunze inshuti zacu aho twaba twaritwaye nawe ku nshuti zacu nawe tukakwitwaraho nawe mwami. Turakwinginze ngo amaraso ya Yesu Kristo atweze dutunganye kugira ngo ku bintu byose tugiye kuvuga mwami bibe mwami byubaka abantu kandi natwe bitwubaka bihimbaza izina ryawe. Urakoze Yesu kandi ukomeze kubana natwe ukaba yatuyobora ibyo tugiye kuvuga naba ari twebwe ahubwo ukomeze wimvugire duhinduke itiyo itwara ibyo ushaka kandi duhinduke mikoro ivuga ibyo ushaka kuvuga kandi bifashe abadukurikiranye natwe bidufashe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uko niko dusenze twizeye kandi tuzi ko ukoze byinshi birenze ibyo dusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twizeye. Amen. Amen. Reka rero none duhe karibu umukozi Imana Didier adufungurire atubwire ese mu gusenga no mu kuvuga muri kumva ijambo urukundo. Ubundi urukundo ni iki? Ese ubundi Imana ishaka ko tuyikunda gute? Ese ubundi abantu bo Imana yavuze ko tubakunda gute? Imana igumugisha cyane. Kristo Yesu nashimwe cyane. Amen. Hari amategeko abiri ariko abanza kugaragara mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 aho amategeko yose 10 abarwa. Ari amategeko abiri utandi gukomera Yesu yagiye yabumbira mu mategeko ari yose ko ari 10 yabumbiye mu mategeko abiri. Ariko hari ihishurirwa Imana imaze iminsi iri kumpereza. Nabivuga rero na mwene data Steven mu gitondo byatumye uvuga ko iyi topic twakaba tuyivugaho kuko numvaga umwuka w'Imana batakuyivugaho. Ikintu kintangaza ni uburyo Imana ifite santima inafuha kuruta twebwe abana b'abantu. Iyo idusaba gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ariko iyo bigeze kuri uburyo dushaka yuko tuyikunda, ishaka yuko tuyikunda kuruta uko twebwe twikunda. Bivuga yuko rero naje kugana nsanga n'ibyo dusaba ni nayo inadushoboza. Iyo yabaje kutwereka urugero rwayo. Tugende mu gitabo cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 niho Yohana atanze nawe ari mu bantu bavuze ku rukundo cyane ariko atanze definition y'urukundo mu gice cya 3 umurongo wa 16. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana nago mvuga ubutumwa bw'isoko bwaswe na Yohana ndavuga urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 na kugeza kuri 18 twumve definition y'urukundo hanyuma turebe uburyo Imana ishaka yuko tuyikunda kuko Steven ari bugira icyo yongeraho ariko ndashaka ko tubanze tuvafungura. Yes, 15 turavuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Bajya gutanga definition y'urukundo ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo rwarirwo ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Hano Yesu ari kutwereka hano Yohana ari gutanga ubusobanuro bw'ijambo rukundo ngo ikiri cyo kitwereka urukundo urwarirwo nuko Yesu Kristo ari wabanje kudukunda ndetse kuko abisangiye na se n'umwuka wera kuko Yohana ubutumwa bw'isoko bwavuze ngo kuko 3:6 ngo kuko Imana data yakunze abari mu isi cyane yavugaga twebwe abantu ngo byatumye itanga umwana wayo. Hano baravuze ngo ko Yesu Kristo atanze ubugingo bwo kubwacu amagaragaza urukundo mu bikorwa. Urukundo rwagaragaje mu gutanga. Bivuga ko rero iyo umuntu atanze hari urukundo agaragaje. Ariko gusanga urukundo rwo Bibiliya iri kuvuga hano rw'umwihariko ni urukundo rw'ubumana rudashingiye ku bindi bisabwa kuko hano Imana akunze abari mu isi cyane ariko ntabwo bivuze ngo shingiye kuri ibi bintu mwankoreye shingiye kuri ibi ntacyo shingiyeho. Irwo bita urukundo rudafite condition rw'ubumana
urwo ngurwo ntabwo rwitwa rwa kamere ya muntu, ntabwo rwo ruba mu bantu kereka ari Imana irugushizemo. Hano ngo urukundo barwita agape mu yindi mvugo, rw'ubumana rudafite condition, ngo yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikirenge kugira ngo umwizera wese atari wabwa bw'ubugingo buhoraho. Noneho hano batweretse uru rukundo ariko rutangwa definition Yohana mu rwandiko yabanje kwandika, aravuga ngo iki cyo kitumenyesha urukundo urwarirwo nuko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ngo natwe rero biradukwiriye kugera ikirenge muke nuko natwe dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Hano urumva ko urunago urukundo rwacu tuguye kugaragaza. Urunguru rwo Yohana ari kuvuga urukundo rw'ubumana natwe abo Yesu Kristo yapfiriye abamwize tugakizwa, turi gusabwa kugaragariza runo rukundo ku bwa bene data. None agiye kubisobanura uru rukundo uburyo ashaka ko turugaragaza, ntabwo ari uko weho upfira umuntu ibyaha bye kuko weho warabipfiriye, ahubwo urukundo ashaka ko turugaragaza mu buryo ubu ngubu umurongo ukurikira yatanze urugero rukundo ashaka na buryo twitanya bene data aravuze kuko tubapfira nkuko Yesu adupfira, yavuze uburyo dukwiye kubitangira mu buryo bwo kubafasha hari icyo tubarushije tuberetse imbabazi. 17 yego. Ariko se ufite ibintu byo mu isi, akareba ko mwene se akennye, akabona ko mwene se akennye, akamukingira imbabazi ze, ntamugire impuhwe n'imbabazi, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bivuga yuko rero rushobora kuba muri wowe, rushobora kugumamo, ariko rushobora no kuva muri wowe, kuko bavuze ijambo ngo niba mwene se ufite ibintu byo mu isi bifatika, niba hari icyo nkurushije ufite ibyo kurya, weho ntabyo ufite kandi uri mwene data. Niba Steven hari ikintu akennye nk'umwambaro, yewe mfite imyambaro mfite niyo nabuze naho nyishira, ariko umwe akabura icyo kwambara, ngo mujye ntamugira izo mbabazi, ngo ni gute urukundo rw'Imana rwaguma muri nge, nicyo asobanuye. Mbese urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Ni nko kuvuga ngo ari kudusobanura rya jambo ngo ntabwo avuze ngo twebwe dupfire bene data, ariko ngo ukwitangira bene data ni mu buryo bwo kubereka imbabazi. Kuko natanze urugero ngo mwene se abaye hari icyo akennye kandi wowe ubifite, kuko nabavuze udafite, ngo niba mwene se afite ibintu byo mu isi by'ubutunzi ntaguheho, none ntumugire imbabazi, ngo urukundo rw'Imana rwaguma muri wowe rute? Arimo kugaragaza ngo arashaka ngo natwe uru rukundo rw'Imana barimo kuvuga yuko twebwe atari urwacu ariko ko ari urw'Imana. Niyo mpamvu kwitangira bene so bigusaba urukundo rw'Imana. Iyo utarufite muri wo rero ntago mwene so wamugira izo mbabazi, ahubwo uramutse umugira imbabazi wabikora ku bw'icyubero cyawe, ariko rero ntiwabikora ku bw'icyubero cy'Imana, kuko rero kutura ngo kugira ngo runo rukundo rw'Imana turugaragaze nk'uko Imana rutugaragarije mu gutanga umwana wayo, ishaka ko natwe turugaragariza bene data hari icyo tubarushije tubahe ku byo tubarushije mu buryo bwo kubagira impuhwe n'imbabazi. 18 avuze ngo iki rero? 18 avuze ngo bana bato twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu byo kuri. Hano rero Yohana yarimo abona urukundo ruri ku magambo. Hano ariho Steven buza kongera atwunganira. Igihe Yesu bamubajije yari umufarisayo waje aramubaza no basadukayo ngo naye amateka y'urutandi gukomera, Yesu abwira ngo Yesu aravuga ngo ukoresha Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubugingo ngo ukoresha Uwiteka Imana yawe, ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ibi bintu bitatu rero bari kukwereka ngo Imana wayikundisha umutima, wayikundisha ubwenge bukorera mu bwonko, niho ubasha gukoresha umuntu aguha ibitekerezo byiwe kugeza amagambo agukunza urumamo. Ariko runo rukundo atubwiye yuko ushobora gukundisha umuntu nkuko Imana idusaba ko tuyikundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose. Bisobanura ngo ushobora gukundisha Imana ubwenge bwawe ariko imbaraga zawe zitarimo, ushobora gukundisha Imana ubwenge bwawe n'imbaraga zawe ariko umutima wawe utabirimo. Hano urukundo ari kutubwira hano ni urukundo rukwiye kuba rushingiye urugo Imana ashize mu mitima yacu, kuko urukundo ruri mu mutima, ikintu cyose cyuzuye umutima nk'uko aricyo akanwa katura. Imana yigeze imbya ndi mwitoro rya PMUC nabyo musengeramo mwese, igihe kimwe hari mu bice byo mu mujyi nicaye no bijwi ry'Imana ramarutse ramiro ngo mbwirira abo ngabo ngo imbaraga zibahindura ntiziri hanze, ziva mu by'imitima yabikunda. Mitamana yuko imbaraga ziduhindura
niba ziva mu byo dukunda cy'imitima yacu ikunze. Bivuga ko rero urukundo Imana idusaba ni urushingiye ruve mu mutima, kuko ushobora gukundisha Imana ibitekerezo byawe ukibwira iby'Imana ariko mu mutima wawe udashaka gukora ibyo gusaba. Bandi magambo uyikundishije amagambo n'amagambo ukayishimisha umunwa wawe ariko umutima ukayibakure, kuko Yesu nabivuze ko birashoboka kuramya Imana ukayiramisha akanwa kawe. Biri muri Matayo 15:7 n'uwa 8. Matayo 15:7 n'uwa 8. Hasa nk'uwasome gatoya mereka ko ushobora gukundisha Imana iminwa yawe, ururimi aribyo ari kuvuga Yohana hano ngo wikundisha mwene so urumamo. Matayo 15:7 n'uwa 8. Twumve uburyo wakundisha Imana ukanayiramya neza kabisa ariko ukoresheje ururimi ariko umutima wawe utabirimo. Bivuga ko rero ushobora kuramya Imana bigakunda, indirimbo warayifashe mu mutwe ahubwo wikundishije ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe ariko umutima wawe ntago hariya ubirimo. Yes, Matayo ubutumwa bwiza ko bwatwe na Matayo 15 ngo wa 7 n'uwa 8 avuze ngo mwandyarya Yesaya hanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bumushimisha iminwa. Imana iremera ko bayishimisha ariko imitima yabo imbakure. Muri magambo ntabwo imitima yabo ishimisha Imana ariko iminwa yabo ishimisha iki? Reka tucyona kakira karacyose bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Noneho hano bavuze mu rugo wa 7 ngo ubu bwoko bushimisha iminwa. Ntabwo ivuze ngo murambabaza munshimisha, ngo iminwa yanyu iranshimisha, muzi kumvuga neza, murandamya ariko imitima yanyu ikamba kuri. Bisobanura ngo Imana ikigendereye urukundo nyarwo rutarimo uburyarya ni uruvuye mu mutima. Iyo ni iki cyatwaga Dawidi avuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka ngo mwabindimo mwese mwe muyihimbaza. Dawidi rero yari umuhanga mu kuramya, we yahimbazaga ishimwe ariko mu mutima adashimisha umunwa gusa. Yarabaza akagenzura umutima we akarihe imva mutima. Izaburi yabaga yikwe mu mutima, Zaburi 103 ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka ntibaga ibyiza gukoreye, yagukijije indwara, yakoreye ibyaha, ariko kavuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka mwabindimo mwese mumuyiramye. Bivuga ko Imana ntago hano yigeze ko Dawidi hano yayiramije mu buryo, ariko bavuze ko abafarisayo bari basanzwe bazi kuramya bayishimisha iminwa ariko imitima yabo ikabakorera Imana. Bivuga ko rero Imana ishaka yuko mu mitima ariho ishimwe riva, kuko mu mitima ariho urukundo. Nituyikubita imitobe Imana tuyibwira amagambo, ntituyikundisha ururimi ryo yavuze ngo mwe gukundana urumamo, niko Yohana bivuze representa Yohana mu rwego rwa mbere gahara 3 twasomye ngo 10 ngo bene data mwe gukundana urumamo cyangwa ku rurimi cyangwa ku magambo, ahubwo mukundane mu by'ukuri no mu ki no mu bikorwa. Bivuga ko rero hari urukundo rugaragaza ikinyoma. Ndatanga urugero, umukobwa ashobora kuba yakurarikiye cyangwa umusore ashobora kuba yararikiye umukobwa yifuza kuryamana nawe. Uru rukundo amufitiye aremera atangi ashiramo imbaraga ze, ayo yakoreye ayashiremo, amugure n'imodoka, ariko icyo agendereye ni ukuryamana nawe. Uru rukundo rwo kuba ushaka kuryamana n'umuntu ariko utifuza kubana nawe, uru rukundo nirwo bita n'urw'irari ry'umubiri, cyangwa ushobora kumukundisha amafaranga yawe, ukamukundisha ubutunzi bwawe, n'ubwenge bwawe, ariko umutima wawe ntabwo uri kuri umukobwa ko nta nubwo ntashaka no kubana nawe. Kukumva ko umuntu Imana iri kudusaba urukundo, yaratubwiye ngo tuyikundisha umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Bisobanura ngo imbaraga birasaba amaboko yawe, ubutunzi bwawe, siko bimeze, ariko ubwenge bwawe bisaba ibitekerezo byawe ubiha Imana, kwa kundi wibwira amanywa na nijoro, kwimedita ku ijambo ry'Imana. Ikintu cyose ukunze ugihereza umwanya n'ibitekerezo ukakimedita. Hano ndashaka hano bacyumve ko wakundisha Imana umutima, ariko batubwira hano ushobora kuyishimisha umunwa umutima udahari. Bisobanura ngo Imana ihereza agaciro cyane imbaraga z'umutima. Iyo umutima ukunze umuntu harimo icyitwa ibitekerezo n'amarangamutima yose, feelings zose n'imbaraga zawe. Kuko rero gusanga urabona mwene data, ndamutse ngukunze by'ukuri ntabwo kuguhereza bimvuna, mba numva yuko ntacyo ntombye. Ariko uramutse umuntu umukundiye ikintu runaka, wumva yuko kumuha hakwiye kuba hari icyabanje gukorwa. Nuko hano hariho kondisiyo.
niwe ko rero hano runo rukundo ntabwo ari rwa rundi rwuzuye, urwuzuye nuko nguha ariko ntagendereye ibindi. Niho nayishaka ko mwene data nagira icyo yongeraho. Nawe yongere kugira ngo yes. Yego murakoze cyane. Umukozi w'Imana arabisobanuye neza ko umuntu abasha gukunda Uwiteka Imana ariko ntamukundishe umutima wiwe. Birashoboka cyane kuko Yesu yakora bivuga neza, yaravuze ngo ukunda Uwiteka Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Icyakane yavuze ko yavuze bine. Yavuze reka twasome ni babade dufate Bibiliya. dusome Ni muri Luka 6:35. 6:35. ukunda bene so ko ari cyo Mariya harahamwe. 6:35 ngo wahugumu kumwende banzi bana. Luka 10:27. Ya ni 10:27 ngo aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukundira mugenzi wawe nkuko wikunda. Hara batandukanyije umutima kuko ari ikicaro cy'ubugingo, bavuze ngo umutima wose ubugingo bwose n'ubwenge bwose n'imbaraga zawe zose ni bine. Ubugingo ubwenge umutima n'ubwenge. Umutima ubugingo imbaraga n'ubwenge. Umutima ubugingo imbaraga n'ubwenge. No kuvuga Uwiteka Imana kumukunda ndashobora nk'akarorero. Hari abantu benshi tugaragaza mu murimo w'Imana, tugaragaza imbaraga nyinshi cyane. Mbese abantu bose bakaba bakuzi ko wowe umunyembaraga mu murimo w'Imana. Ikintu cyose ugiye gukora uri umudiyakoni mwiza, umupasiteri mwiza, ariko ubuzima bwawe bwo kubana n'Imana gukiranukira Imana bikanga. Ugasanga hari ukungene ubaho mu buzima bwawe, mbese uri mu bantu ukagaragaza imbaraga. Uri mu masengesho bigakunda gusenga, ariko uri wonyine mu cyumba bidakunda gusenga. Ni ukuvuga aho hantu wowe ibikuryohera ni kugira ngo abantu bakubone gukorera Imana, ariko ubuzima mu kuvuga uvuye mu bantu, ubuzima bwawe bwo kubana n'Imana ntiburimo. Ni kuvuga aho hantu uri kurakunda Imana, urayikundishije imbaraga zawe zose, ariko umutima wawe wose ntabwo ukunda Uwiteka Imana. Kuko yaba umutima wose uri Uwiteka Imana, aho wowe uri hose waba ufifuza kubana n'Imana neza. Ntabwo waba ukizwa gusa kubera uri mu itorero, ahubwo waba ukizwa aho uri hose abantu bakakubonamo agakiza. Kuko ikikunezereza si uko abantu babona ko ukijijwe, ahubwo ikikunezereza ni uko umutima ukuhamiriza ko ukijijwe. Kuvuga biratandukanye gukunda Uwiteka Imana umukundishije imbaraga zawe no gukunda Uwiteka Imana ukurikije umutima wawe. Na niyo mpamvu Yesu yakora bivuga, yabanje aravuga ngo ubanze ukundishe Uwiteka Imana, kuko ikintu cyose muri Bibiliya mugani abantu usa nk'ubungera ku isoko. Tumve ko ahereye ku umutima wawe, agatasubira ku bugingo bwawe, akatasubira kubwira gatatu ubwenge bwawe, imbaraga ishakane aravuza ubwenge. No kuvuga bino bintu ntabwo yabitondekanyije uku bisanzwe, hari impamvu yo kubitondekanya uku. Urukundo rukwiye gukura rukuye mu mutima. Yego ruvuye mu mutima rero ukaza kwikorera Imana, ahubwo wasanzwe wikunze mu mutima. Kuko gukorera Imana utabanje kwikunda mu mutima ubu uri kurishiriza ubusa. Mbona abakire benshi babasha kwitanga akabagura sare, ariko ugasanga nta busabane n'Imana, ahubwo ntanabishake, akumva afite ishaka, akumva afite inyota yo kumva yashigikira umurimo w'Imana. Uru ni urukundo, kuko ikintu cyose ushaka gushigikira ufana. Hari abantu bashaka gufana ikipe ukumva yanayitera inkunga ya supporting, ariko iyi kipe mu mutima we ntiyakwifuza kuyikinira, kuyikinamo. Ni muri ubwo buryo usanga abantu bafite ishyaka ryo gushaka kuba yatera inkunga umurimo w'Imana, arashaka gushimira Imana, mbese ashaka kureka Imana ashizemo imbaraga ze. None ababirebye mu mubiri buryo umuntu akunda Imana, ubona yitanze n'amafaranga, yitanze bino bitari ko hano agaragaje urukundo mu mbaraga, ariko Imana yari umutima ugasanga umutipe nta busaba nta n'inyota afite. Reka dakurikira icya kabiri. Tugitangura agakiza cyane abantu benshi bakora twigisha baratwikije ngo muri Yesu byose birashoboka, ngo muri Yesu byose birahari. Ngo ushaka umugabo mwiza ugende muri Yesu, ushaka umugore mwiza uje muri Yesu, ushaka ubukire uje muri Yesu, ushaka kumererwa neza mu buzima uje kuri Yesu. Sivyo? Abantu benshi bakaza muri Yesu baje kuri icyo kintu, bakundishije Uwiteka Imana ibitekerezo byabo bwa bwenge bwabo. Sivyo? Baraje kubera ko hari ibintu ubwenge bubabwiye kubazabona kuri Yesu. Muri parentere
kuko entere biva mu bwonko hari ico ubona abari cyo yavyubara rero bakashika hariya bya bintu ahubwo aho kubona wa mugore mwiza ahubwo azabona wa mugore azaramutuka mu bantu aho kubona ubukire ahubwo n'utwa dufaranga yari afite tukagira bya bintu bambwiye se bimeze bitera benshi muri bo kubera ko ari byo bagiye kurondera batagiye n'umutima gukunda Imana niyo mpamvu usanga ngo batuye agakiza ariko ugasanga nta mbuto z'agakiza kuko nabo ariko bari bashaka canke bageze hariya bakageragezwa mumaze kugeragezwa kubera ko urukundo rwabo rutavuye ku mutima ngo rugire imizi kwa kugeragezwa akacavuga iki akacavyivira mukavuga sinarinze ko ariko bimeze mbese bo bagiye mu gakiza bashaka ibintu byoroshe kubera batakunze Uwiteka Imana bivuye ku mutima wabo bari bakunze iby'Imana no kuvuga mukunda iby'Imana aho gukundisha Imana bitekerezo gusa ubwenge bwawe ariko ntabwo wigeze wikundisha umutima rero ni mpamvu Yesu yavuze ngo no kuyikundisha ubwenge si bibi ariko urukundo rubanze ruve ku mutima ubanze uyikunda kuko ikintu cyose ukunze bivuye ku mutima uko kimera kose ukomeza kugikunda nibyo icya kabiri ngombye kubwira abantu hano ikintu batazi urukundo ntabwo ari amarangamutima urukundo ni umwanzuro ni ukuvuga l'amour c'est pas un sentiment c'est une décision urukundo ntabwo ari feelings urukundo ni guhitamo ni ukuvuga gukunda Imana utegereza kwikunda kandi guhitamo kubera indani mu mutima utegereza kwikunda mu bihe bikomeye n'ibihe bidakomeye kuko mu Mana ntabwo uzahura gusa n'ibihe miziki bimeze neza uzahura n'ibigeragezo uzahura n'ibintu bigushekinga rero mu gihe urukundo rwa rutava ku mutima uzavuga bino bintu ndabivuyemo ndavyirekeye nigeze kubwira Uwiteka Imana mugena ni mu bibazo bikomeye bindemereye mbura ntabwo urinzira nabo naho biva naho bija ndavuga Mana ibyo ndimo sindabitahura kandi ndashobora gusenga ntunansubize kuko birabaho kuko abantu bose bari mu gakiza siko ibintu byose bigenda neza hari na Lazaro yapfuye akirira munsi y'ameza nyanyamutunzi kandi yari umuntu akiramuka Imana ni kuvuga mu Mana birashoboka ko wapfa ukenye kandi uri mu Mana nta badayimoni babiri ndabwira Imana ngo rero igisezerano ndaguhaye uko bizagenda kose ntabwo nzakuva n'umwanzuro nafashe navuze birankomereye kandi birashobora gukomeza kunkomera cyangwa bikanareza n'umwanda kunkomerera ariko umwanzuro mfashe kandi turabigiye muri nama agenda ndabikubwiye aho bizankomerera kose naho nzagwa nka igiciro igihumbi ntabwo nzakuvaho ni ukuvuga ntagize iki nayikundishije umutima wanjye hama ndayiha n'isezerano rero ibindi bizaza biri accessoire ubwenge n'imbaraga biza ariko bishe kuri urukundo ibi ni ubwenge nibugura imbaraga zikabura nibura zasigaza urukundo ruva ku mutima urambabarira ntagucemiye ijambo ibyo babwiye Imana tubihuze n'ibyo Rusi yabwiye nde Naomi witubona yuko Naomi yarakunzwe na Orupa nande na Rusi noneho kuko Rusi yarasangwa akunda nyirabukwe nyirabukwe arabanza atestinga urwo rukundo bamukunda kuko bose bari bamukunze Rusi na Orupa bose barabakazana bibi sibyo bamaze gupfaka Naomi abatestingira mu rukundo ashaka kureba urukundo bamukunda ngo njye gusubira iwacu Bethlehem nibo burasigaremo wabo rero muri abakazana banje beza bose arabasoma bimwe ko bose baranamusobora mwirika ariko bamukunze noneho Orupa amaze kumva Naomi yavuze ijambo rikomeye cyane ritarigaragaza itandukaniro riri hagati y'urukundo rwave mu mutima rutariho condition yahise amubwira ngo uriye ngo nubwo nabyaro mikwirirwa muruha mumurikira Bethlehem icyambere Bethlehem banina abanyamahanga baza babwiye bazabasuzugura icyakabiri nubwo mwatega ngo mbabyarira abana ntago bano bana bazakura ngo mubashake mwaba mwarashaka icyabana uko mwabikibera Mowabu kuko ni munkurikirana abagabo muzaboniye nubwo n'ababyarira abagabo ntabwo muzaboniye abaje kubabuza ibyiringiro ari byo ari muvuga ngo Mana nubwo bira ntabibona ndabishaka nubwo ntabibona kuri wowe njyewe nzagukora ariko rukundo urusa nk'urwa Rusi wabwiye Imana rubasha gutuma no kugwa kwa byagora kuko byasaba ko rukundo rubanza kurandurwa hano Orupa yumvishe ko
nta byiringiro by'umugabo bigihari nagukundaga ariko niba ko nitwa mu kugukurikira nibura nzabona umusheriyo uzashakira ariko niba yuko abisire batabasha gukunda bene wacu batakunda bamo wabo icyo rero menye nuko ndagukunda mabukwe kandi sinkwanze ndakubohoye genda kuko uransobanuriye usobanuriye ibyo nari ndarikiye n'urukundo nari ngukundiye ni umukoro nabyo nari nzi ko ushobora no kumushakira iyo ndabibonye rero ngo guboso nta rundi ntango njyewe ndashaka umugabo mbaye nguse nisigare mu bacu hanyuma rusa ngo winyinginga kugusiga ndashaka ko hano difference y'urukundo bose se bakundaga nyirabukwe ngo winyinginga kugusiga icyambe nahaye agaciro aho twabaniye nabonye imana yawe itandukanye n'imana zimo wawe imana yawe nizaba imana yanjye kandi urukundo gukunda nubwo ntabona umugabo i Bethlehem njyewe ngukurikiye icyambere mpa agaciro imana yawe imana nizaba imana yanjye icyo uzarya nicyo zarya aho uzagwa niho zagwa aho bazakwisha bakaguhama nanjye bazangere ko imva yanjye ntibikunze bahampampa urukundo gukunda nubwo ntabona umugabo njyewe ngukunda urukundo rudashingiye ku mugabo nubwo naba ntamubonye ngukurikiye Bethlehem nshingiye ku mana yawe niza imana ni nkuko ngo uyu nguyu yamaze kwimura ajya mu rwego rw'urukundo rw'ubumana ateje imana z'abanyamahanga bivuga ngo Naomi uburyo abanye n'abakazana biwe imo wabo yaberetse ntabwo yigeze yifata n'ibigirwamana by'iwabo yaberetse imana y'i Bethlehem aberetse imana y'Abisiraheli uyu rero mu gukurikira runaka yakurikiye Naomi Rusi yakurikiye Naomi ashingiye ku rukundo rw'umutima rudashingiye ku mugabo hano hakaza ikibazo umugabo ntiyamubonyeyo yabonye Bowazi ariko runo rukundo rwo mu mutima rwabyaye umugabo rwabyaye Bowazi ruhinduka ahita yandikwa n'igitabo bisebandika igitabo cyitwa Rusi kubera ko urukundo rwe rutarimo uburyarya rutarushingiye ku mugabo ngo umugabo nubwo ntamubona nkaba umupfakazi nacyo bitwaye njyewe icyo ngendereye umugabo yego nakabaye mukeneye ariko si cyo gikuru igikuru ni imana yawe rero bivuga ko iyo yawe ngo mubaze mushake ibamwe no gucya ibiri byose ni nyongezo uru rukundo Naomi yagaragarijwe yabuze imbaraga zo kwirukana nde Rusi ubwo we wamaramaje ngo naguzandega nutabona umugabo ntabwo ari umugabo nkurikiye njye nkurikiye wowe ngukunze nkawe uru rukundo ari rwo wari muvuga ngo ntabwo rushingiye ku bwenge ntirushingiye ku mugabo n'iki ushaka kurongera ku mana y'Abisirayeli wegeze yuko imana y'Abisirayeli yihaye agaciro yumva yuko ibimuhaye ntanabimuhaye ariko nibura basi ibimana yego urumva ko ndiko bita gukunda ahubwo nashaka kuganira ko cyo wavugaga aho ngaho urukundo wabwiye imana uyikunda ko rudashingiye wari uri mu gihe cy'ubukene wibwira urukundo uyikure ko nagwa hishatse wakijwe kure ko ari ibyo ushaka kugira ngo n'abadukurikira bafite urwo rukundo nk'urwa Orupa batera intambwe ya kabiri bakurikire bagira urwaruzi yego urukundo rero ni ikintu gikomeye cyane nkuko twavuga ko bivuga urukundo n'imbaraga zikomeye cyane urukundo ndibuka Yesu agiye kuzamuka yarabagije Petero ambaza inshuro zitatu zose ambaza ngo mbese urankunda ngo ndagukunda mwana ambaza se urankunda kweli ndagukunda ambaza ingira atatu ngo mbese urankunda kweli Yesu yashaka kugira kumenya iki yashaka kugira certitude cyangwa kumenya neza muri we yuko Petero by'ukuri amukunda kuko urukundo niko kwabashije Petero cyagiye umwuka we maze kuza muri bo uhagarara bagashinga intare batafite icyo batinya cyangwa icyo bagirike ukuvuga ugiye ufite urukundo rwuzuye rwo gukunda Imana ntabwo uza gira imbaraga muri wowe zatuma ubihakana Imana ntabwo gupfa ku bwayo wakwemera gupfa ikintu cyose wakemera ko kikubaho ku bwayo kuko ufite urukundo rwo gukunda Imana igihe cyacu rero twebwe abantu bakunda Imana by'ukuri barabuze abantu tushimishwa no gukorera Imana kurusha kubanza kurondera ubusabane nayo kuko icyo bita urukundo nyakurwo buva ku mutima urukundo rwo gusabana n'Imana haleluya urukundo ruguho ubusabane n'Imana ariko twebwe ntabwo twitaye ku busabane bw'Imana abantu benshi twitaye gukorera Imana umuririmbyi neza ndirimbe nta kibazo ariko kugira ngo ndondere ubusabane n'Imana yanjye umutima wanje gusabane n'Imana yanjye ivyo bintu bikora turanda muri iki gihe cyacu na niyo mpamvu ubona n'imbaraga z'Imana zitariko zirakorera muri twebwe kubera nta rukundo ruri pure dukunda Imana ruri mu mitima yacu nta busabane n'Imana ruri tuyikundisha imbaraga n'impano yaduhaye tukayikundisha ibitekerezo byacu tukayibesha ariko imitima yacu iri kuba ngo si cyo ni ntabona umugabo nzabivamo ni ntabona dufite alternative nkavuga okay ngiye mu itorero ariko nshaka umugabo
ku buryo amazi imyaka 2 mu itorero atarabona umugabo aca yabivamo reka nondere indi option ya kabiri ivyo njamo kurondera umugabo ko namubuze ugasanga by'ukuri abantu benshi bari kubaraza mu itorero abahungu bari kubaraza mu itorero barondera abakobwa bari kubaraza mu itorero barondera abagabo abandi bakorondera sociale n'ibitangaza yego na sociale akavuga okay kandi umuryango mfishije bazize ku mpamvu mose buko bazashigikira ariko by'ukuri kuvuga ngo tugiye mu itorero twondera urukundo rw'Imana ku buryo uvuga ngo naho najayo ntihagire n'umuntu numwe amenya aho ntuye singira n'umuntu numwe aza kunsura izakomeza kuri Uwiteka Imana yanjye neza yiva abo bantu dufite ari bakiya mu itorero niyo mpamvu wumva ngo ntibasuye n'abavuyemo unasanze badafite urukundo unarabavuyemo urumva wararufite se suko ubona bwigeza kundi Imana ahubwo yagiye kurondera ikindi kintu yashatse urukundo rw'abantu ngo baramvuze ngo narabivuyemo ngo ntibansuye narabivuyemo icyo kikugaragariza yuko ngiye by'Imana mbivuyemo kora yuko ngo nishwe n'inzara ngo nabura kabiri nkorera Imana ngiye byaho mbivuyemo urukundo nta rw'Imana ufite icya kabiri kigaragaza ko abantu benshi badafite urukundo rw'Imana ngo narasanze abapasiteri bose ngo n'abafere ngo narabivuyemo ngo abakozi b'Imana bose barabaye bayisukuru ngo narabivuyemo wese ko atabamuzi urumva rero ntabwo twakuze Imana kuko ndabizi nigeze kubana n'abantu bafite aho bakunda abagenzi babo ku buryo umugenzi we baramufashe ari gusambana agenda arakamushigikira akavuga ntabwo yigeze asambana muramubesheye kandi abizi neza ko ari ukuri ariko kubera kumukunda akamufuka akamujyamaho ntiyemere n'amakosa yuko agaragara niba rero twakunze Imana twavuze basi nimba ari abandi bantu bashobora kuba barayihemukiye reka John mbe umuntu mwiza basi mesha Imana icyubahiro muri abo reka gutukwa arabari gutukwa kubera Imana yego ariko nibura basi Imana yubaho kubwanje nubwo iri gutukwa nibura reka ngira ibyo nigomba kubw'urukundo nirwo rukundo twaragaragaje bagaracya 2020 ngo nabambanywe na Kristo ariko nyindiho nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye imirimo yose nkora nyikiri muri uyu mubiri ntago mbihatwa n'amategeko ahubwo mbihatwa n'urukundo Kristo yankuza kanyitangira mu rukundo rwa Kristo rwo gusunika Paulo kureka gukora ibyaha no kuhemuka no biro byose abiretse ngo kubw'urukundo ibi ngibi rero twubisha ko turi mu ideni ry'urukundo rw'Imana kwakaye wo mugari dukiraruka nta polisi kuri inyuma uravuze neza cyane icyo ikuvuze n'ukuri cyane no kuvuga Yesu Kristo yavuze mu isengesho ngo utubabarire ibyaha byacu nuko natwe tubabarira batugiriye nabi hama rero twebwe Imana niyo yabanje kutubabarira kuko twebwe nta bubasha twari dufite bwo kugira imbabazi ariko twebwe twibwirizwa muri twebwe kugaragaza urukundo rwo kubabarira abandi bantu kubera ko twibuka urukundo Kristo yatugiriye rero mu gihe umaze kuba ufite ubwo rukundo rwa Kristo mu mutima wawe neza na neza ugumva neza kubabarira kugira neza umuntu birakorohera cyane kuko wowe uba ufite urukundo rwa Kristo hari agatekerezo kamwe akantu kabaye mu Rwanda ndagakunda cyane umukobwa umwe yitwa Donata ni umupatiri ari aho wo mu Burundi yakavuze ndagakunda cyane ngo ni inkuru yabaye iri rero y'ukuri uwo mukobwa yitwa Donata yari afite umuryango se wiwe yari mu bwoko bw'abahutu kandi bivuga nk'uko hama igihe cyegeye u Rwanda rwagize ibibazo se wiwe agenda ku muturanyi wiwe arafata umuryango w'umuturanyi arabica abishe hasigaramo abantu babiri hasigara kana kagasore n'umugore abandi bose barapfa hama baragenda baramufunga bamufunze nuko abana bakiri bato bariko barakura uwo Donata byabaye akiri muto arakura akaba nako gasore nako karakura kumwa wundi muryango bamaze gukura Donata aza gusenga haza ikintu cy'urukundo muri we urukundo ruje muri we inkuru zarasasagaye ko se we yarafunzwe amene impamvu yafunzwe ko yisha abantu se we baraza kumufungura se we umuryango wose urakwiye ariko hahandi hasigaye abantu babiri gusa kagasore kaca karagenda mu gisoda karava mu rugo kagenda kuba gasirikare hasigara umukecuru gusa umwana w'umukobwa kubw'urukundo rwagiye mu mutima we aravuga by'ukuri uno mukecuru ariko arwana no kuvuma amazi no kugira iki kandi yari yavyaye nkuko twebwe natwe batuvyaye none ubu nafite n'umuntu ngamuteke n'agacayi arebwiriza mu mutima we aravuga jewe reka ngira icyo nkora agenda babwira wabo ndabirize mu ruhusha ninde kuba umwana w'ujya mukecuru ujya mukecuru nuzi byabaye nuzi ko ari twe papa wawe yakoze ibi n'ibi aravuga mu mbabarire mu ndeke ngende kuba iwe baramubwira ariko uvyihisemo genda ubeho nta kibazo umwana w'umukobwa aragenda arabaza umukecuru se wanyemera nkakubera umwana ngo mbega amahirwe nayakura kunyemerera udakubera umwana pe ngo jewe nze tubane nawe
arambwira none wanje ni karibu nta kibazo. Umwana w'umukobwa aragenda kuba kwa mukecuru, atangura kumuvomera amazi, atangura kumutekera byose, ari mukorera nk'umwana w'uwo. Cyo bita urukundo rutari kugaragara ibikorwa. Yego. Uwo mwana w'umukobwa mu kugenda kuba mukecuru nta kintu kimagiye arunda kuba mukecuru, ariko ni kubera kwibuka icyabaye aravuga ati nisi basi nangerageze ko ndabiko ariko nakorera no mukecuru. Abikoze uko abikoze wa muhungu avuye aje mu bikonje asanga aho wa mukobwa aravuga mama uyu muto kazaje gakora iki nga mu rugo niki arashwana cyane. Umwana mama aramubwira wa mwana w'umuhungu ndekera umwana iyo atabuno nanubwo wari kunsanga ngaro gusanga narapfuye kuko uyu niwe yambereyeho mu bihe byose utaruhari aho bere hariya nacyo uko aramfasha umwe ko aramfasha ndekera umwana w'umuhungu araguma ngaho haciye arasubira kandi aragenda kwa konje heze agarutse kandi asanga wa mukobwa hariya ariko adashobora kumusuza atashobora kumuvugisha ariko umukobwa akomeza kugaragaza urukundo n'umwana w'umuhungu nawe yamwanga kanga kumuvugisha ariko kamumesera imyenda kamukorera byose akora kamumesera imyenda umusore umwana w'umusore agiye inshuro 3 4 5 iminsi iragenda agarutse akomeza kwitegereza umwana w'umukobwa amenya neza ko umwana w'umukobwa icyamuzanye ngaho atari kurondera amasamvu atari kurondera ikindi ariko n'urukundo gusa yakunze umutima wiwe akifuza kugira neza. Umwana w'umuhungu yaragiye agarutse arambwira mama ndafite icyo ndakubwira ngo iki mushaka tuje gusaba donata ngo ugira iki usabe donata yego nshaka tuje gusaba donata. Umwana mama nyarafite ikindi yavuga ko uwo mwana w'umukobwa yamugaragarije urukundo rufite imbaraga zimeze nk'uruzi baragiye baramusaba imiryango itari guhura kuko icyo kintu cyabaye ariko urukundo rwaragihugije. Imiryango itari gupfa inagize ihure cyane basabane ariko bagize urukundo rukomeye. Impamvu mvuze ino nkuru urukundo rw'Imana rwamujemo umuhata kwerera imbuto no gushaka kuba umwana. Impamvu mvuze rero iyo nkuru ni ya nkuru turavuga muri Bibiliya ya Naomi. No kuvuga urukundo igihe cyose ugaragaje urukundo rw'Imana igihe cyose ugaragaje rutegereza kuzana imbuto kabisa. Naniyo mpamvu Yesu yavuze ngo urukundo ngo rutukira ibyaha byinshi kubera ko urukundo igihe cyose ugaragaje urukundo hategereza kuza ikintu kije uvyamo cyane imbuto. Urukundo rutegerezwa kwera imbuto byabo. Urukundo ntabwo ruza ngo rugende konyene. Nuko urukundo ni ambalage byari zindi imbuto cyane gose. Kuko urukundo rutuma umuntu ababarira ataraho kubabarira. Ugiye mu Bigalatiya bakora ngo imbuto z'umuka hajya ugiye gusoma neza ni urukundo rwonyene. Izindi zose ziba zitwikiriye mu rukundo zazi mu rukundo. Usoma mu bira zitandukanye bakubwira ko hari imbuto imwe y'umuka mu rukundo. Mu bindi byose byaza bigatwibike biri ambare mu rukundo. Uko kugira kwihangana kugira byose ivyo byose biva Paulo yabigarutse kuri biva mu 13 ngo urukundo rubabarira byose rubihanganira byose ko kwihangana kubabarira byose biri mu ko byose ni imbuto byose muri apartie mu rukundo. Urukundo iyo rubuze nta mbuto wera nta kimwe kiba gihari. Ushobora kugira imbabazi z'uburyarya ariko urukundo ruhari imbabazi ziza ari iz'ukuri. Nuko rero ukuri Steven yavuze n'ibyo kandi na Didier yavuze n'ibyo gusa cyo navuga abantu benshi ntabwo bagisenga bashaka kugira ngo bagaragaze urukundo cyangwa basinga kubwo urukundo Imana bakunze ngo nabo bayikunde. Inshuro nyinshi rwose abenshi nk'uko Steven yabivuze cyane cyakagaragaza ingero abantu bagiye kubera abagabo abagore ibyo kurya akajya ko umushumba azamuzanira imiceri akajya kuko umushumba azatamwimika ku pasite n'akatakura mu bigo bwa Kristo urumva akajya kuko yenda azajya mwicaza runaka akajya namujyana muri misiyo yo kuvuga ubutumwa bese ugasanga namwe bashaka ko pasite ngo najya amaturo. Gukorera Imana ntabwo biva mu rwo rukundo aho gukorera Imana biva mu bintu ashaka birahonga kuko ariyo stage abona kuko urana ntabwo nakorera bana je turi hano bahita nguki umutungo bin sinshobora gukorera hano mbona kandi hano ntashobora kuhabona ikintu birasa kujya gukorera bukasa kuko wenda ariho nabona abantu runaka. Abantu benshi ntabwo bashaka gukorera mu rukundo rwa Kristo ahubwo bashaka gukorera mu bintu Kristo atanga. Urumva ukasanga kujya gukorera Imana uko babanza kubana base nyine umugore nyine ibyo kurya nyine kwamamara nyine kuba umustar nyine kugaragara muri ibintu runaka natujye kurondora. Rero ko bikeneye nahandi nabibone ntabwo navugira Imana ntafite akana reka nce hari ugasanga abantu bapakiye mu matorero badakunze Imana n'abantu b'Imana ahubwo bakunze ibintu Imana itanga n'ibyo abantu b'Imana batanga. Urumva ko kandi
niho na Yesu yigize kubivuga ngo iyo bari gusenga bo usanga bo bishakira ibyubahiro basengera mu masinagogi babe 23 Matayo hagati mu mihanda kugira ngo abantu babashime. Ariko Bibiliya inshuti zanjye nk'umuntu ubikora cyangwa nk'umuntu uri mu itorero runaka umeze gutyo ngo turi kubivuga, ingororano yawe wamaze kwibona no kwigushima, ingororano yawe uwo mugore ubwo bugingo amaze kubugurisha. Kwese yavuze mu Matayo 5:6 muri uhereye kuri 5 yereka nkasome gato mbite ndangiza nkanjye niba kana nishatse gushiraho namwe noneho henda haragira umuntu mwenda ufasha asenge kugira ngo turangize ku rukundo ni topic jo gukora senge y'imyaka myinshi cyane. Rene basomeye kugira ngo nabo bumve ko harimo abantu bitwa ngo nabashumba badashumbye inama kugira ngo bazabone ingorano y'izo nama cyangwa ubwo bugingo aho bashumbye kugira ngo abantu bababone ibyubahiro. Abandi bakaririmba ko sibe bibuze bagira ngo bagorora imihogo yabo banigaragaze babonera ahantu bidagadura n'ibindi ukabona afite ishyaka ashizemo transport agiye kurepeta ari gushaka kuririmbira Imana ariko we imbaraga ari gushiramo ntago biri kuva mu mutima birava ubwenge no kugira ngo abantu abanezeze. Rero ukuntu bamwe basenga hano atero utumwe twubona mu Matayo 6:5 baba ni musenga ni mukamere nk'injyaye ngo hari injyaye abahagurugiro zisenga kuko agizakoraga urumva kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho ho n'umusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi uhere gusenge so mwihereranye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Akantu ashaka gukuramo nuko harimo abantu basenga cyangwa nuko harimo abantu bajya mu nsengero cyangwa bakajya mu mirimo y'Imana cyangwa itirirwa Kristo cyangwa Imana ariko batabijyanywemo no kugira ngo n'urukundo ahubwo bajyanye no kugira ngo abantu babarebe nyine babone ko rika bwiza utwa kuri YouTube amaze kubicyamamara babone ko Didi amaze kubicyamamara ari kujya ku macano hirya no hino atari urukundo rwa Kristo rumuhatira gukora ibyo kugira ngo n'abandi nabo bamenye urukundo rwa Kristo bave mu byaha kugira batazarimbuka bazabona ubugingo. Urwo kantu so ndumva nanjye icyo nakongeraho ariko mubivuze neza cyane bikabwira naho cyurangirizaho hariho igihe kinini umuntu ashobora guhabwa nk'umuhamagaro w'Imana. Imana ikamubwira ngo yamara ndashaka unkorere ariko amubwira ashaka unkorere akamutwara ahantu ugasanga umuntu yasengeraga mu itorero rifite nk'abantu 2,000 Imana ikashubwira ashaka kujya kunkorera mu itorero ry'abantu 20. Umuntu benshi bavuga hoya haya sinajyayo ahantu badafite gitari abantu badafite sente abantu bakwita kagoma ubujiwe ngende hariya jiwe ngemeze uku ariko by'ukuri akanga kugendayo cyangwa bavuga butumwa umuvuga mutumwa akamubwira aho kituragutumiye tubwiriza ubutumwa akamubwira okay iteroro ryanyu biri hene no mucyaro n'ahantu hameze uku n'abantu bangaye n'abantu apo abantu 10 je ntabwo nagenda kubabwiriza by'ukuri ugiye kureba impamvu zituma abantu bahakana uwo mpamagaro umeze uko nta rukundo gukuri rw'Imana ntabwo afite umuhamagaro uhaye agaciro ubugingo bw'umuntu niyaguhamagara nawe bari umwe bakamubwiriza ariko abantu benshi bari ko barabihunga iyo mihamagaro imeze uko kubera iki kubera uko urukundo rutera muri bo ntabwo rubasunika icya kabiri ikintu kiko kiratuma amatoro asenyuka ngo ntabwo bamwe umwanya ngo hari ahantu ngo jiwe ndafite amavuta yo kubwiriza jiwe nsome Bibiliya Imana yamamagaye yamaye ministeri yo kubwiriza ndafite amavuta ariko bari ko barancinyiza bari ko barashira hasi naho Imana yavuganye nanje kambwiye ko ari hariya aho yangiye kubavamo jiwe impano yanje ntibakayizimye ariko ngo ndakubwiye mwene data mu gihe ufite urukundo rwa Kristo muri wowe bakwinye gasuti ko kubwiriza genda hariya muri toyi ukubure genda ufate hariya mu kugukubure imirimo ihari yo gukorera yego imirimo yo gukorera Kristo iruzuye ahubwo igikomeye no kumvira icyo Kristo agushakaho kuko nabo twiyobora turi agacu ngo tuyobora ahubwo ni Kristo atuyobora mu gihe ufite urukundo rwa Kristo muri jewe nkabanzi ubugombe bw'Imana Imana yaramubwiye ngo ndaguhamagaye kuri itorero n'iryo torero ryawe sivyo nkaba ndabizi neza kuko tuyoborwa na Mwuka w'Imana nkagomba kubwira abantu batumviriza nimba uri ahantu ukaba utazi impamvu ukugushiza aho hantu bazi Imana mbega ushaka ko ari ahantu mba ndi kuko ari igihe abantu benshi baba ahantu ugasanga ko aratu umwanya cyo kuri umuhamagaro wabo n'ikimari bashaka itabashaka aho hantu ikabereka no kubayerekwa mu nzozi cyane kumbure cyane kumbure Imana yarakubwiye aho utariza kujya gukorera ukavyanka kubera yuko nta rukundo rwuzuye ahubwo ufite impamvu uri aho hantu
iza nizo mpamvu tuko turavuga kumbure hari abakobwa beza hari abasore beza nta mari ivyuma byiza nta hantu hari amakamera bituma ugaragara bigatuma wanka umuhamagaro nta rukundo kuri kuzo mu mutima wawe ariko mu gihe dufite urukundo mu mutima wacu Imana nayo kubwira genda ahantu hari abantu babiri genda ubabwiza ubutumwa uragendayo Imana ikubwiye ko uri kuragendayo aho hano birashobora gushika niho Imana igushaka by'ukuri ariko akaba abantu batumva kumbure n'Imana bakoresheje kugira ngo kugisha gucisha bugufi batumva umuhamagaro wawe ukaba uvuga ubutumwa rurangira ngo bose bakwemera uvuze ubutumwa bwose bavuga yego ariko bakagufata umwaka wose bataguhaye agatutsi uvuga ubutumwa kora ibindi bintu y'Imana katuzi neza ko ari Imana gushaka ugifite urukundo rw'Imana muri wowe ugakwihanganira ibikugerageza byose ukabasha kwihangana ukabasha no gukura Imana imaze kubona kubicisha bugufi no kwihangana igihe cyo cyose izakuzamura umukozi Imana umwe yavuze kandi agakunda ngo iteka ryose Imana imbere yo kuzamura umuntu imucisha bugufi iteka ryose imbere y'uko Imana izamura umuntu ibanze kagucisha bugufi ikakwigisha guca bugufi kuko Imana ikuzamura utari gaguca bugufi bizasenya ibintu byinshi kubyubaka Imana ibanze kagucisha bugufi ukabaza ukajya ahantu bagusuzugura bagutesha agaciro imaze kubera ko wagize kwihangana gukomeye Imana ikakuzamura gushira hejuru niko abikoreye Mose Imana ibahumugisha Mose abashije reka muri gatangize nawe nakomeze aho mbere data arangirije reka bariho mpera ariko nanjye ndangiza avuze yuko gucishwa bugufi bibanziriza icyubahiro urwandiko rwa mbere rwa Petero 5:6 aravuga ngo nimwicishe bugufi bivuga ko rero hari no gucishwa bugufi ariko iyo ngiyo twicishije bugufi twebwe tubikuza tutabi iyo wanze guca bugufi gucisha bugufi noneho hano impamvu gucisha bugufi nuko uzi yuko izagukoresha ejo ngo rero Petero avuze ngo nimwicishe bugufi munsi y'ukuboko k'Uwiteka Imana ngo nibwo izabashiraho hejuru mu gihe gikwiriye igihe gikwiriye rero niyo yakigennye si twebwe ushobora kuba warahawe amavuta nka Yohana Umubatiza ariko ikakugumisha mu butayu kuko hari igihe cyagenwe cyo kwerekanirwamo noneho murakibaza no gukora icyo ufite amavuta nka hari wamwe ngo no gukora iki tutangira YouTube channel kandi ufite byinshi cyo uteza imbere YouTube channel z'abandi wungukiramo he nkumva ngewe ntabwo gikora YouTube icyambere nuko ngewe nateza imbere YouTube channel z'abandi uvomera abandi bazabona ngo ngewe icyambere nuko itarget yanjye ni ubugingo bw'abantu guhembuka ubutumwa shaka gutabuza ku bantu byomba ubugingo bw'abantu basha gukira kuko mbikora ku bwa Kristo rero YouTube channel yitangiye igihe cyane nikigera nzayitangira igihe nabyimsha n'igihe cyagize nibirashoka ko nzo kuba nageze nyerekana ntakiri na hano nyitangira ntakiri hano bivuga ko rero hari igihe nikigera ntabwo ngiye kubikora ngo rero mbihata hari igihe bishobora kungwa nabi kandi nabyo biri mu muhamagara bivuga ko rero iyo udaciye bugufi ngo mu gihe Imana itaragureza ministere yawe zamuriza abandi hereza agaciriza abandi niba hari uburyo Imana yaguhaye kuyikoreramo icyo usabwa ari ngombwa atavuze ngo urwandiko rwa mbere rwa kabiri rwa Timoteyo 2:19 ngo urufatiro rw'Imana rwacyahagaze rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azi abe ni bane ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye mu nzu y'inyuma ngo hakaba ibikoresho by'icyubahiro n'iby'isoni nke harimo ibumba n'ibiti byo n'iby'isoni nke hakaba n'iby'icyubahiro ari izahabu cyangwa ifeza bavuga 21 urwandiko rwa mbere rwa kabiri urwa rwa Timoteyo 2:21 ngo umuntu wese niyiyeza niba ushaka kuba igikoresho cy'Imana cy'icyubahiro urasabwa icyambere ikiguzi cyambere ni ukweyeza icyaka rukitandukanye n'ibikwanduza ariko bidatunganye ngo uzaba igikoresho cy'icyubahiro cyerejwe nyiracyo ninde ni Imana gukoreshwa nayo nyine imirimo myiza yose nibyo mwere datavuze ngo niba watagwamwe yo kubwiriza nibura basi iwemere gukoreshwa imirimo myiza yose niba wejeje wakora ubudiyakoni wotara umuhamagaro wawe bikore icyambere ubikore ku bwa Kristo nubikora ku bwa Kristo hara rero imirimo izaguherekeza ariko nanone n'umuhamagaro kubwiriza niyo ari warawuhawe uzaharanire kugira ngo Imana abari ishimwe niba ushaka kubwiza kugira ngo ushimwe inayo bwa izakurwanya kuko izarwanya bibone ariko abishe bugufi bahera ubuntu turangije tuvuga ngo urukundo twashimangiye tuwe guhereza agaciro rwo mu mutima rubyara urw'ubwenge rukabyara n'urw'imbaraga ako kantu tukumve neza ukundisha Imana umutima wawe n'ubugingo bwawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe hano bigaragaza uburyo Imana idusaba kuyikunda kuruta uko twebwe twikunda ariko iyo bize kugukunda mugezo nk'uko wikunda nabyo ni ubushobozi duhabwamo kuba twakunze Imana kuko iyo wayikunze ukayemerera ko nta kindi nguciye nshingiye ku buntu wangiriye nanjye numva afite kugukunda hano bigera ku bwo none sase bakagoreza urukundo rwo gukunda abantu kuko uburyo ubanye n'Imana bizanishije n'uburyo ubana n'abantu harangiriza kuri iki kintu twita dutanga nomero tunasenga
ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 21:15-17 mbivuze nshingiye ku byo mwene data yavuze, kuko ushaka kuvuga kuri Petero yagaragaje n'urukundo muri ubu buryo bubiri. Ubwa mbere yabwiye Yesu Kristo ngo aha abandi bose nubwo bakureka njye nitari gupfana nawe no muri gereza tuzajyana. Uru rukundo Petero yagaragarije Kristo yarimo yemeza Kristo yuko no gupfana nawe abandi nubwo bamureka ariko batazamureka. Yesu aramubwira ngo inkoko itarambika gatatu zamaze kunyihakana. Uru rukundo nibwo uzagaragara yuko urukundo uri kuvuga Petero ntabwo ari rwa rundi rwa nyakuri, ahubwo urukundo ni urw'ibitekerezo kuko ari uri kumbaramo inyungu. Icya kabiri hari harimo n'andi marangamutima ariko atari rwa rukundo rw'umwanzuro kwemera kuba yapfa nyabyo, kuko igihe bamwe ngo urumwe muri bo yaramwihakanye. Kubera yuko urukundo Petero baje kugaragaza urwo yabwiye Yesu, igihe bari baje kumufata yafashe inkota aca ugutwi nta mbabazi. Yesu ngo ntabwo urugamba rwanya ruru subiza inkota mu rugabo twicisha inkota zikishwaye. Petero abaye nkaho urukundo yarafitiye Yesu ko rwari rushingiye mu mbaraga z'umubiri. Imbaraga urukundo Petero yarafitiye Yesu umwe yamurwanisha akanamurwanirira. Iyo Yesu atabwira ngo subiza inkota mu rugabo, Petero ari kwemera gupfa ari kurwanira Yesu, ari kurugungira ngo batamukoraho batwicane. Ndashaka kwemeza Yesu urukundo aramubwira ngo rw'umukunda. Yesu agiye kurabona rero urukundo nkunda urunguru rwo kurwanisha imbaraga z'umubiri, ishaka ry'umubiri ntabwo ari rwo shaka. Subiza inkota mu rwubati, ajye muvuga ngo subiza inkota mu rwubati wirwana n'urugamba. Petero atayumva rwa rukundo ruracogoye. Burya kugira ngo Petero yihakane Yesu nuko Yesu yacogoje urukundo rw'imbaraga z'umubiri n'imbaraga yemeye gutanga. None Yesu kuri ko arashaka urukundo nyarwo nirwo amaze kuzuka musanga yarasubiye kwirobera, kuko Petero yagaragaje urukundo rw'uburyo bubiri. Yagaragaje urukundo rw'imbaraga urukundo yanarwanira Yesu mu mubiri, agaragaza n'urukundo rw'ubwenge kuko yigeze avuga ngo ko twebwe twaretse byo tugakukurikira ni ibiki uzadu. Urukundo rwo akuze Yesu ko ari rwo n'urw'iki n'urw'ubwenge n'urw'imibare. None urwa gatatu ariko Yesu Kristo arashaka ngo kugira ngo ushumbe umukumbi wanjye Petero. Urukundo rw'umubiri rurarufite, rw'ibintu rurarufite, ariko harwo ngushaka ni rwa rwo kuba nubwo waba utabonye ibyo ushaka, nubwo waba utarwanye uzemera ubwanjye kuragira umukumbi nubwo waba utabonye amaturo. Aramubaza handi muri 21 Yohana 13:17 ngo urankunda kurusha abantu bose. Niyo magambo nashaka ngo hasome yabaje Yesu, yabaje ngo Simoni Petero mwene Yona, urankunda kuruta abana bandi bose. Yohana 21:15 Yesu abaje ikibazo uvuga ngo urukundo Petero afite rwa rusa nk'amese ruturwa abandi, ariko Petero akarusa nk'arufite n'ishaka ryo mu mubiri ryashamo imbaraga hari n'inyungu yabaramo. Ariko Yesu agiye kurasanga nubwo urufite ariko ndashaka ugire ubadomine no muri urunguru rwo ngushaka rwa rundi rw'ubumana ruri divine. Ni Yohana 15 bakwere muri 15 ko ndi kurangiza kuri urwo rukundo rwa Petero warukomojeho binyuse ko Petero n'urukundo azana izi nkundesha. Uru yagaragaje ubwo mu mubiri mu mbaraga, agaragaza ko kubwira Yesu ko twaretse byacu twereka amashunda n'ibyo tuzaro nuko ari kugira ko nubwo gukurikiye ariko ari n'ibyo mbara urukundo rwo narufite. None Yesu yaravuze izi ngizi sinzi koraho, ahubwo finalema Petero mbere ko mereza inshingano nuko mubaza niba koko n'urukundo rwemera rwa rundi rudashingiye ku byo yarimo mbaraho, rudashingiye ku mbaraga z'umubiri nirwo hangara Yesu arimo amubaza nirwo rutirwa mu mutima. Reka twasome kugira ngo turangize. Aravuga ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 21:15 nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha abandi kunkunda ni kibazo? Urusha aba kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubashije ubwa gatatu. Ubwo yashirikije rwa rukundo ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Haleluya. Mwumvisha ko Yesu urukundo ariko baza Petero
kubera icyo mubajije inshuro eshatu ni nko kuvuga ngo iyi nshuro eshatu nazo zishobora kuzana zino nkunda eshatu urankunda yes kuko ngo urusha abangaba bose nko kuvuga ngo mbere yuko nguhindura represent ukomeye ukwiye kugira urukundo ruruta urwawe ku buryo nubwo baba bamvuyemo wowe ntuzamvemo urako urukundo yigeze amwihakana nuko ngo urwo rukundo rufitana rwagarukiye kuko hari imbaraga zawe zaracogoye uhita ubivamo izi nyungu utazibonye bamaze gupfa Yesu ngo twamukurikiye tuzi ko turabera none arapfuye ureka twisure kujya kuroba urwo kwano Yesu yari amaze kuzuka buriya aragenda basanga hari icyo mwabe cyo kurya nuko hano rwa rukundo rw'imbaraga rwagaragaye muri Petero n'urwo gushaka indamu kuri Kristo ariko atakibibonye byombi aracogura basanga basubiye mu byabo Yesu mu kubasanga arashaka yuko Petero atunga urukundo rudashingiye kuri ibyo bintu rero niba unkunda ubinyereke ngo kuragira umukumbi wawe cyane gose bisobanura ngo ni ya Yohana 14:23 ngo umuntu wese nankunda azitondera ijambo ryanjye ngo na data azamukunda nyina data tuzaza tube muri we urukundo Yesu aravuga ngo niba unkunda ubinyerekeye mu kwitondera ijambo ryanjye nibyo Yesu ari kubwira Petero urankunda kurusha bano ngo yego mwami ndagukunda se ngo none unyereka runo rukundo mukuragira mukumbi muragiye intama zanjye amubaje inshuro ya gatatu ngo mwami umenya byose ndondora mu mutima uramenya se ngo rero ndabizi ibyo nkubaza ndashaka ngo umenye agaciro k'urukundo kwe kuhereza agaciro urwarirwa urukundo kwe guhereza agaciro ruta kubasha intama kuzishakamo amaturo ahubwo uhereza agaciro kuziragira ariko udashingiye ku maturo ushaka udashingiye ku mbaraga zawe ahubwo ushingiye ku rukundo nkunda nibwo uzaragira hano ni matanga qualification umuntu wese ushaka kuba umushumba yakabaye abanza guhereza agaciro umushumba urashaka gutanga izitorero ni yiye mpamvu ndashaka nanjye kurya ku maturumbo n'ababandi baratangiye batubakeme nose urwo umuntu nta rukundo urungu nagakwiye guhabwa ubushumba ko niba ariko na Petero ari kumurinda kutazamera nkawe bamwe ngo urankunda yego nkuragije umukumbi wanjye mukuragira rero uzashingira ku rukundo nkunda ndangirije hano mbabwira ngo urukundo rwa Kristo nirukamuka muri wowe umukumbi niba uri umushumba niba uri umukozi w'Imana wari wo wese si umushumba gusa gukorera Kristo bigusaba urukundo mufitiye ukazamuka urushinge ku rukundo mufitiye kuruta urukundo ufitiye ibyo atanga nuko ndangije Imana ibambira umugisha murakoze cyane bakozi b'Imana reka turangize dutanga inimero ku bantu bashaka kuba bifuza ko twavugana nabo muri privé yego umukozi Imana azize atanga inimero turahita tunasenga dusaba Imana ngo urukundo rugwize muri twe yego cyane rero dashingiye ku bintu n'imbaraga guteranya 256 75 32 10 rimwe guteranya 256 75 32 10 rimwe murakoze namwe kazo mara Eric nawe yatanga inimero nta kibazo nasibazo murakoze nanjye ndabashimiye gusa nimuzamureba hagana hasi muzamuzibonamo nomero za Eric Imana bamugisha kandi ndabakunda kandi ndabishimiye bose kandi ngo na Steven yatanga ndabashimiye cyane kubwo bukomeye atabona ko sobanura ubwo mu dukurikirana mukoresheje amafaranga yanyu Imana rwose bamugisha murakoze cyane batanga nimero nawe rege bazagukenera Steven nimero ntibanakurebye harabagira amatsiko kukureba cyangwa bazazidusaba twazavuga nta kibazo tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana reka tujya dusengera Imana mu minota migufi mu masegonda yego Imana urakoze kuko abanye natwe tuguhaye icyubahiro kuko uvuganye n'imitima y'abadukurikiye kuri kamera ndetse natwe wongeye kutwibutsa yuko urukundo dusaba rurenze urw'imbaraga zo dushiramo dukora ibyawe rurenze urwo ibitekerezo n'inyungu tubara mu byawe urwo dusaba ni rwa rundi rushingiye kuri wowe tukaragira umukumbi dushingiye ku rukundo tugukunze tudashingiye ku nyungu dushaka mu mukumbi tugakora umurimo wawe tutitaye ku nyungu no ku byo baduhereza abantu n'ibisonga ahubwo doreza Uwiteka mwamana kudukunda nk'uko bidusaba tugukundisha umutima wacu n'ubwenge n'ubugingo n'imbaraga zacu
mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo dusaba mwami urunguru ni natwe turufitemo inyungu, kuko niturutunga tuzabaho neza, tuzaba mu buzima nta kidukanga, isi ntabwo izatugwa nabi, tuzayibamo nk'abashitsi, ariko nanone itadukamuramo urukundo rwawe. Urwo Naomi yagiriwe n'uwitwa Rusi nirwo natwe dukeneye, kumva yuko ntacyo tutabonye Bowazi ibyatubuza gukurikirana wowe, tutabonye ibyo tugushakaho n'ibyo twaba dukeneye ibindi ntibizatubuza Uwiteka wabonye kukugumaho. Duhereze kugukunda akaramata, kuko ngo abagukunze akaramata nicyo uzabakiriza, uzabasheje kuko bakumenye. Duhereze Kristo kukumenya byimbitse, urukundo dusana natwe tugoreke bene data, tubakunde nk'uko wadukunze, tubabarire dushingiye kuzo baduhaye twebwe imbabazi, kuko nitutabahereza imbabazi tuba duteje agaciro umuntu watugiriye imbabazi watugiriye. Urakoze kuko uvuganye natwe, kandi benshi bakire guhembukiramo, abari babuze imbaraga zo kwihana, ababuze imbaraga z'urukundo, ababuze imbaraga zo kubabarira, tubasabira n'urukundo barimo usaba Petero gutunga kugira ngo aragire umukumbi wawe, nirwo rubabarira byose, nirwo rwihanganira byose. Twese turarukire ngo rugwiye, ikindi rube no mu badukurikiye, mu izina rya Yesu Kristo umwami. Amen. Amen.